amasengesho yacu agera kure cyane. Yesu nashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Amahoro y'Imana abane natwe twese. Ndagira ngo uyu munsi ijambo nungutse umwuka yampaye turisangire. Ni ijambo nakuye mu byanditswe byera nifashishije ibya Abaefeso ubwandiko bandikiwe mu isengesho Pawulo yabandikiye. Yanditse ngo icyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda n'abera, mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko senze. Iri jambo narihuje n'andi menshi aba muri Bibiliya. Sanga hari amasengesho umuntu agusengera yahurirana n'ibyiza ukora agahinduka umuvu uhumura neza. Nabonye Dorokasi uburyo ki ngo yajyaga akora imirimo yo gufasha abapfakazi abobohera ngo imyenda abafasha, buke arapfa ariko apfa afite akamaro muri sosiyete. Noneho igihe yapfaga abantu abera abizera bamaze kubona apfuye baravuga bati ntibishoboka, ntabwo uyu muntu yapfa n'imirimo yakoraga. Biyemeza kumuzura ariko basanga imuzura n'Imana. Bajya guhamagara Petero bamubwira bati dufite umuntu wapfuye ariko dukeneye ko azuka, kugira ngo babone ikimenyetso baza guha Petero aheraho asenga. Ngo bazana imyenda ngo Dorokasi yaboheye abo bapfakazi, nawe ashingiye kuri iyo myambaro arasenga. Ngo amaze gusenga ngo umwuka umugarukamo amugarurira abo bantu ari muzima. N'amahoro yuzuye twabona muri isi, kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Pawulo nawe agiye gusenga. Itorero rya Efeso ni itorero rifite ubuhamya bunini. Ni n'ahantu yatinze cyane, ni umujyi yatinzemo. Ubona ko n'ibyahishuwe byandikiwe amatora 7 ni iryo torero rigarukamo rya Efeso. Ariko ubona yaravuze ngo nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu. Maze kubyumva hanyuma mugakunda n'abera, mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze. Mbese yabigize umukoro wo kubwira Imana ngo shingiye uburyo aba bantu bakwizera Mana, ishingiye ukuntu bakunda abantu bera, abantu b'Imana, nyemerera mbasabire. Waravuze ngo abasabira urudaca. Aha wanibaza Pawulo tubonye impamvu yasengaga. Abantu yabibaza aho umuntu akora ibifuzo byo gusenga. Yari afite rero itorero rimuri ku mutima asengera. Aya masengesho ameze gutya ntabwo Imana iyirengagiza. Niyo mpamvu hari ijambo nigeze nsoma muri Bibiliya nanone ry'intumwa za Yesu, ngo hari umwe ndumva ari mu bayobozi b'idini y'Igifarisayo, ngo yari umuyobozi w'isina, umwe mu bayobozi b'Abafarisayo, ariko ngakunda itorero ry'Imana, bakunda abera. Ngaragenda rero ngo yubakira isinagogi intumwa. Arangije arabwira ati mwe kujya mupfa gusengera aho mubonye, reka mbubakire urusengero rufite amafaranga. Ararwubaka. Bukeye umuntu agiye gushaka Yesu, aravuga ati mfite ikibazo kinkomereye numfashe. We Yesu yanga kubikora. Ngo ariko intumwa aragenda abwira intumwa ati umuyobozi wanyu ko muzi ko Mana namwe neza n'abafashije, impamvu ki namuhira ikivuzo ntagisubize kandi agishoboye. Bireka avanga izo ntumwa zisanga Yesu ngo ziramwinginga ngo ni umuntu mwiza bimukorere.
uratwubakiye n'isinagogi dusengeramo. Mwibuke ko Yesu nta rusengero yigeze yubaka n'intumwa, ariko iwe rero yahisemo kubaka urusengero bazajya basengeramo. Nabibutsa ko isinagogi byari nk'ibyumba by'amasengesho abantu basengeramo mu gihe batagiye i Yerusalemu. Mbese byari insengero ntoya abantu basengeragamo batagiye ku rusengero rukuru. Rero ararwubatse rero, ariko ngo Yesu yumvise ibyo bamuvuzeho, nawe arangije aravuga ati reka nze mbikore. Kakubaze mwene data, hari abantu beza waba uzi ukunda wasengera ukabashimira n'Imana? Wowe se ubwawe hari ikintu ugira mu buzima umuntu yaheraho agusengera gusabira? Nkubwire rero, amasengesho nk'ayo ngayo ahumurira Imana. Iyo usengera umuntu ufite ibintu urata uvuga, uba umeze nk'umucamanza uri kuburana afite ibimenyetso, Imana iguha umugisha, iguhe amahoro menshi, iguhindura umuntu wo gusengerwa nubwo utabisaba. Mwene aya masengesho rero ntabwo umuntu ayasaba. Ntabwo Efeso babwiye Pawulo ngo dusengere, ntabwo Dorokasi yabwiye abapfakazi ngo bamusengere. Oya, ahubwo ibikorwa by'ubwabyo ni ibikorwa bitera abantu kugusengera. Ongera imirimo, abantu bazagusengera utanabisabye. Imana igufashe kandi iguhe umugisha. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga